Twongeye kubaha ikaze abakunzi ba Torotoro inyigisho zinyura online. Uyu munsi muri kumwe na Niyita Jonathan, tukaba turi buze kurebera hamwe uburyo dushobora kuhira mu materasi. Amaterasi rero murabizi ukuntu mu Rwanda turi gushyiramo imbaraga mu kugira gute mu kuyaca ndetse no gushishikariza abahinzi kuyahingaho. Kuyahinga ariko uretse n'ibyo ngibyo iyo umaze guhinga ugomba no kuhira. Ngewe rero muri kumwe ni Niyita Jonathan, abandi n'umwarimu muri IPRC Huye, ishuri rikuru ryigisha ubumenyi ngiro, nkaba nigisha mu gashami k'ubuhinzi Department of Agriculture Engineering. Ndi kumwe rero na agronome, akaba araza kutwibwira ahugukiwe mu bintu by'amaterasi, mu bintu byo kuhira, araza kuduha inyigisho zirambuye. Yatangira atwibwira. Murakoze, nitwa Nsengiyumva Jackson, nkaba nkorera mu ishami ry'ubuhinzi ni muri IPRC Huye mu gashami ko kuhira, ndetse nkaba nkora nanone mu ishami rishinzwe cyangwa se rishinzwe umusaruro w'ibihingwa. Murakoze. Murakoze cyane Jackson. Hanyuma tugira ngo tubabaze, ubundi iyo tuvuze amaterasi twumva iki? Amaterasi ni bumwe mu buryo bukoreshwa dufata neza ubutaka ndetse tugamijwe no kongera umusaruro uturuka ku bihingwa. Murakoze cyane. Hanyuma acibwa ate? Bagendera kuki kugira ngo bayace? Muri make cyane tugiye kwibanda ku materasi yuhirwa, niyo nshaka kugira ngo nkubwireho, ariko hari ubundi buryo bw'amaterasi butandukanye. Hari amaterasi acibwa imusozi hejuru cyangwa terasi radicale, hakabamo n'amaterasi yica progressive terraces, hakabaho n'amaterasi iyo bita sinzi ukuntu nabibonera ikinyarwanda babivuga, ariko amaterasi bigenda bigendera kuri slope cyangwa uko ahantu hateye, niho bagenda bavuga ati aya materasi yitwa gutya yitwa gutya. Murakoze cyane kutubwiye ko hari amaterasi yagiye atandukanye, ariko se niko yose ashobora kuhirwa cyangwa hari ayo muri rusange ushobora kuvuga ati aya ngaya niyo nakuhira kandi bigatanga umusaruro? Nk'amaterasi yose yakuhirwa, ariko akuhirwa mu buryo butandukanye. Nk'amaterasi nshaka ko kubwiraho cyane, nkurikije nk'amaterasi twakoze muri Nyanza mu murenge wa Rwabicuma. Amaterasi twakoze muri gice, ubundi hari ibice bibiri. Igice bita catchment area, ariho hakorwagaho ibyo bita radical terraces. Noneho hakabaho n'ikindi gice bitaga command area, aricyo twakoragaho amaterasi agamijwe kuhira. Mbega intego yacu kwari kugira ngo tuzabashe kuhira ayo materasi. Noneho iyo catchment area yo kwari kugira ngo dufate amazi aturuka imusozi, kuko hari no kubakwa urugomero ruzatanga y'amazi azuhira muri ayo materasi, kugira ngo isuri itazajya imanuka ngo isibe wa rugomero bakoze. Uvuze ku kintu cy'isuri, ubone n'akamaro ko kugira gute ko guca amaterasi. Akandi kamaro wenda watubwira mu guca amaterasi ni nk'akahe, uretse no kurwanya isuri? Dukurikije ubuhinzi bugezweho ubu aribwo bita climate smart agriculture, ibyo ni kimwe mu gikorwa cya mbere gikoreshwa mu rwego rwo kugira ngo tubungabunge ubutaka, ndetse twirinda ko n'amafumbire dukoresha yazagenda agatwarwa n'isuri, akaba yazanduza ibidukikije biba mu mazi ndetse n'amazi ubwayo. Murakoze cyane kuba watubwiye ku byiza by'amaterasi. Ariko se hari icyo twita wenda nka maintenance mu ndimi z'amahanga? Maintenance yayo ikorwa ite? Biroroshye? Watubwiraho. Maintenance y'amaterasi iroroshye cyane. Nk'ayo materasi yuhirwa, ikintu uba ugomba kwitondera cyane ni ukumenya ingano y'amazi ushyiramo, ukirinda ko ushyiramo amazi menshi cyane ku buryo yakangiza igice cy'amagana hepfo, aricyo bakunda kwita embankment cyangwa se umukingo mu kinyarwanda, kugira ngo ube utariduka haretse amazi ngo abe yakangiza iterasi ikurikiyeho. Ubundi ikindi dukora ku materasi, tugomba guteraho ibyatsi bitagira imizi miremire
kugira ngo bibashe gufata ya mikingo itazariduka. Muri make iterase ikindi kintu twakoramo ni imiyoboro tuba twashyizeho kugerageza kuyibungabunga kugira ngo idasibama, noneho amazi akazaba yareka agasenya iterase ryacu. Noneho ikindi kintu tutakwibagirwa mu materasi, twirinda guteraho ibiti binini nk'ariya cyane yuhirwa kugira ngo atazasiba ibyo bita irrigation ditch cyangwa se utuyoboro dutwara amazi tuba twashyize hejuru kugira ngo amazi ajye agenda amanukira mu iterase avuye muri uwo muyoboro. Ibyo ni ibikorwa muri rusange byo kuyabungabunga. Hari ubundi bumenyi se busabwa wenda cyangwa ubibwiye umuturage ahita abimenya bikazajya byikora? Nkurikije iterasi kurikora ntabwo ari ikintu navuga ko buri we nk'iryo terasi ryuhirwa bisaba ibikorwa remezo byinshi ku buryo umuturage we ku giti cye atarikora, ariko ya materasi yandi twavugaga biroroshye kumwe buri muntu wese yayabasha. Ariko ayo yo cyambere nakubwiye ko habamo icyo gufata amazi, nicyo cyambere. Hariho wabonye niba bubaka damu izafata amazi, noneho bagashyiraho ibindi bikorwa remezo nk'imihanda kugira ngo amatiyo azabashe kubona ahantu anyura, noneho hagati hakajyamo uduhanda dutoya bazajya banyuzamo amatiyo, amazi amanuka ava muri kanari ziri ku mihanda yinjira mu materasi. Ibyo rero bisaba ubushobozi burenze umuturage ku giti cye atabasha kwibonera. Baravuze ati uvuze ku kintu cyitwa ibidamu, ubundi iyo tuvuze ibidamu hari abantu wenda batarakibona kimeze gute, ubwo nyine sa nk'ubikomozaho gatoya nyine. Icyo navuga kuri damu ni uburyo bakoresha kugira ngo bafate amazi bagamije kuhira. Nk'ibyo nzi cyangwa se nagerageje kubona, nkaho nakubwiraga Rwabicuma damu yahakozwe ni damu nini cyane ifite ubushobozi kuba ifite metero kibe zigera kuri miliyoni z'amazi. Ubwo urumva ni nini irenze izi damu dusanzwe dukoresha hafi y'amazu cyangwa ibyobo ducukura bifatiramo amazi ava hejuru y'amazu. Yo ni ukugenda baragiye bahuza imisozi ibiri, bafata hagati harimo imigezi ibiri, noneho bafunga aho hagati basigaza akantu gato cyane cyangwa se inzira ku buryo urugomero nirwuzura rutazasenya hejuru, ahubwo amazi bashakaga amaze kugeramo akajya anyura hahandi hejuru akomeza yanze isanzwe. Iyo rero niyo twavuga ko ari nka water source cyangwa se aho duvana amazi tujya kuhira ya materasi yacu. Urakoze cyane. Hanyuma ikindi kuri iki kibazo nibajije, umuhinzi ukorera muri ayo materasi ahingamo kunguka biroroshye, birakunda, umusaruro uraboneka? Icyo nakubwira cyo kuri icyo, umusaruro uraboneka cyane. Wenda sinagiye kukubwira detaye nyinshi z'ukuntu iterasi rikoze. Iterasi ridufasha cyane kongera umusaruro mu buhinzi kubera ko za fumbire twajyaga dukoresha, yaba ifumbire mborera yaba ifumbire mvaruganda, ziguma muri ya terasi kugeza igihe icyo igihingwa cyose kizaba kikeneye kizayikoresha ikarangira ntayangiritse. Icyo ni icyambere. Ubwo rero bivuze ko umusaruro uzahita wiyongera kuko ibyo dukenera byose igihingwa gikeneye uzabishyira mu iterasi, wizere neza ko isuri idashobora kubitwara, ahubwo igihingwa kizabikoresha neza bakabirangiza. Bivuze ngo burunguka mbega cyangwa se birunguka umusaruro uraboneka. Ndetse icyo navugaho, kubera ko akenshi nk'amaterasi ukurikije ko abaciye ahantu hanini, biri mu bumwe buryo bufasha guhuza ubutaka leta yashyizeho kugira ngo ihuze ubutaka ndetse n'abaturage babashe guhinga igihingwa kimwe, umusaruro wiyongere ku rwego rushimishije. Urakoze cyane. Hanyuma wenda tugana no ku musozo, watubwira cyangwa se waha inama abahinzi buhira imusozi cyane cyane mu materasi, birumvikana nk'inama yihariye
agoronome? Inama nabaha nk'abahinzi buhira imusozi, icya mbere ni ukumenya igihe cyo kuhira. Inama ya mbere ni ukubahiriza igihe cyo kuhira, niba cyane mu gitondo na nimugoroba, kuko tubona ko iyo twuhiye mu gihe izuba rimaze kuva bituma ubutaka bukomera, ndetse bikaba byanatuma na ya fumbire dushyiramo itabasha kugera ku bihingwa neza, kuko izuba nitumara gushyiramo amazi urumva izahita ishonga byoroshye, noneho ibe yakiyevapora ijye mu kirere. Nimugoroba nibyo byiza kuko bituma amazi dushyizemo atabasha gutwarwa n'izuba ngo abe yagenda, ndetse ni mu buryo bwo kubungabunga ikirere, kuko evaporasiyo iba yamaze kuba nkeya, bityo kwanduza ikirere biragabanuka cyane. Turagushimiye rero Agronome Jackson, mwakoze cyane kandi mwakoze rwose kwitabira ubutumire kuri Torotoro Channel. Namwe mudukurikiye rero turabashimiye cyane. Iyi ni inyigisho yareberaga hamwe uburyo dushobora kuhira mu materasi. Mwumvise byinshi, kandi ufite n'ikindi kibazo kindi wazajya udukontakta, watwandikira message tukagusubiza. Murakoze, bona inyigisho y'ubutaha. Usabiza umusango